Turagushuje inshuti yacu tubana kuri Beruro TV, amahoro y'Imana nabane nawe. Twari tumaze rero igihe dutambutse ibiganiro nk'uko bikwiriye, ariko turabashimiye ko ukomeje kongera kudukurikirana. Twongeye kugaruka rero ku impamvu zitandukanye zitari zimwe na zimwe, n'impamvu twari tutatambutsa cyane ibiganiro, ariko turashima Imana ko itwemereye kugira ngo twongere dutambutse ikiganiro kandi dusaba kugira ngo twongerere imbaraga. Uyu munsi rero tugiye tugarukanye n'insanganyamatsiko ivuga ngo umutego w'inzira z'ubusamu, icyo Yakobo yasaruye amaze kubeshya. Umutego w'inzira z'ubusamu n'ibyo umuntu asarura iyo azinyuzemo, cyangwa se n'icyo Yakobo yasaruye amaze kubeshya. Reka tubanze tujye imbere y'Imana. Mana, turagushimira izina rya Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe kandi twiringiye ko ugiye kubana natwe n'ubundi muri iki kiganiro. Twinginga ngo weze ubugingo bwacu bwo buzakubona, kandi utunganye na buri muntu wese wumva iki kiganiro kugira ngo kibe cy'umumaro umutima we, kimufashe muri ubu buzima bwa none, ndetse kugira ngo n'urya munsi uzaba uhamagarwa igihe kizaza nawe azumva izina rye yitabe. Kuri wa munsi uzaba uhemba abera cyangwa se uzaba uri kugororera abera, nawe azabona ingororano ye. Urakoze rero, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Rero twari tuvuze ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umutego w'inzira y'ubusamo, cyangwa se icyo Yakobo yasaruye amaze kubeshya, cyangwa ingaruka ziboneka y'umuntu agendeye mu nzira y'ibyaha, cyangwa aciye mu nzira y'ibyaha kugira ngo agire ibyo atunga muri iyi si. Uyu munsi tugiye kuganira ku nzira z'ubusamo. Ese wigeze ubaza wigeze uzi ko Imana yagusezeranije ibintu maze ugashaka kuyifasha ukoresheje amayeri, kuko ubona itinze? Nawe watubwira aho ngaho muri komanteri niba warigeze uca muri izi nzira. Nawe ubwawe watwandikira ukadusobanura, ukatubwira ati inzira nanjye nayiciyemo, muri komanteri aho ukatubwira ati inzira nayihuye nayo yari ikomeye, yari imeze gutya. Ubona Imana ikubwiye ikintu ariko igatinda kugira ngo igusobanurire cyangwa kugira ngo ukigeremo, ariko ukabona ikijya gusa nacyo, ukavuga ati reka ntanguranwe nyure muri iyi nzira kugira ngo Imana, kuko ari byo yavuze ko izatugirira neza. None ndabona ibigejeje imbere. Na Dawidi iki gihe yakigezemo, ubwo Imana yavuganye nawe ari kumwe n'abagaragu be, ariko ngo aza kugenda asanga umwanzi we yasinziriye. Abagaragu baramubwira ngo dore ngibi bya bindi Imana yatubwiye. Ariko Dawidi we yari umunyabwenge, aravuga ngo dore ngibi by'Imana yatubwiye, itugabije umubisha wacu. Aramwinginga ngo reka ntere gusa rimwe muhamanye n'ubutaka. Dawidi aramwangira, avuga ngo ntabwo bishoboka ko naramburira ukuboko kwanjye umuntu wasigishijwe amavuta. Dawidi yari umunyabwenge. Rero natwe uyu munsi tugiye kureba, Imana igusezeranije ibintu, ikubwiye ko izagukorera ibintu, ariko ubona ibijya gusa nabyo, kandi ubona bya bindi wari ufite bagiye kubitwara, kandi ari wo mugisha, wibwira ko ari wo mugisha Imana yari yaravuze. None uravuga uti ariko wakoresha amayeri rwose nanjye nkahanyura. Uyu munsi rero tugiye kureba amateka ya Yakobo. Yari afite isezerano, ariko yanyuze mu kinyoma kugira ngo hariganye se Isaka n'umuvandimwe we Esawu. Rero natwe nibyo tugiye kureba, turebe mbese ibi bintu birakora, mbese ibi bintu byo biremewe, Bibiliya irabyemera, Bibiliya se irabitwemerera. Ariko se bishira biti iyo wibye umugisha utari uwawe? Tugiye kureba uburyo uburiganya bwamugarutse
bikatwigisha ko Imana idasuzugurwa. Ntabwo Imana isuzugurwa uko byagenda kose, kuko Isaka yarashaje, ariko ahamagara Esawu umuvandimwe wa Yakobo. Yakobo nawe niwe witabye, nubwo Esawu atigeze asuzugura kuza, ariko yumvishe ibyo bavuze, ari uzavuga ko ari byo azanye. Reka yenda tubirebe nabyo neza, tubirebe neza, kuko ahangaha Yakobo yakoze ikosa rikomeye, kuko ahangaha ni mu itangiriro nyine, ni mu itangiriro 27, ngira ngo 27 umurongo waho wa 30, umurongo wa 30, umurongo wa 30 niho agaragaza itangiriro 27 umurongo wa 30. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, akiva mu maso ha Isaka se Esawu, akiva mu maso ya Isaka se Esawu mukuru we arahinguka. Urumva ahangaha amaze kumuhesha umugisha, ariko ahangaha kuri 28 niho yamusabiye umugisha, nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino byinshi. Aha niho yamubwiye rero, yamusabiye umugisha. Aramwegera, aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati, impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Ahangaha Isaka ahesheje Yakobo umugisha, ariko azi ko ari Esawu awuhaye, kuko niko byagendaga mu muco w'Abisiraheli. Umwana w'imfura niwe wahabwaga umugisha, kandi Esawu niwe wari umwana w'imfura. Ariko Imana yari yaravuze kuri Isaka, kuri Yakobo akiri mu nda, atari yabaho. Imana ivuga ko ari uzaba umukuru w'umuryango, ari amahanga yose azakomokaho. Imuvugaho ibintu byiza byinshi. Ariko ahangaha Yakobo aza kuwuriganya, yaje kuwuriganya, ariko kandi Imana yaramuvuzeho. Ni ukuvuga ngo Yakobo ntabwo yigeze yihangana ngo ategereze ibyo Imana yavuze, ahubwo yihutiye kugira ngo witange imbere. Yakobo yabeshye se mu mwijima, kubera ko Isaka ntabwo yabonaga. Isaka yarashaje, ariko Yakobo kuko yawuriganyije Imana, kuko Imana itanegurizwa izuru, cyangwa se Imana ngo uyibeshye. Imana yimenya ko yabeshye, yawuriganyije, nubwo yari yarawumwemereye, nk'uko abantu bajya bitambika nyine, akavuga ngo Imana ngo ibyo yavuze biratinze, reka nyicire inzira. Ariko Imana ntabwo icirwa inzira nk'uko bimeze, kuko abantu babitekereza. Ahubwo Imana yo ibyo yavuze irabikora, ariko hari ibikorera mu gihe cyayo cyane. Hari igihe ishobora
gutinzwa no gukora kuko utayegereye wakomeje kuyihunga. Kuko hari abantu benshi Imana yahaye amasezerano iramubwira ngo zamugirira neza, izamugira umutwe, nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo izatugira umutwe n'izatugira umurizo. Ariko impamvu tukomeza kuba inyuma y'abandi, natwe hari igihe tubigiramo uruhare, kuko tudafata igihe cyo kubana n'Imana, cyo kwegera Imana ngo tuyobore mu byo dukora byose, n'urugendo rwacu rwose ngo turuyikoreze. Nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo tuyikoreze amaganya yacu yose, ahubwo twebwe ubwacu tugatekereza ko Imana izabikora nk'uko yabivuze, uko byagenda kose izabikora. Oya, n'uyu Yakobo ntabwo Imana nubwo yayibye agaca mu nzira y'uburiganya, ntabwo Imana yahise isoza isezerano yari yarabwiye ababyeyi be mbere na mbere, cyangwa uyu mugisha Yakobo amwaturiyeho ngo uhite umujyaho. Ntabwo uyu mugisha Yakobo yamwaturiyeho wahise umujyaho, kuko ahubwo yahise ahura n'ingorane zo kuba mu bwoba bw'uko yibye. Nawe yari azi icyo akoze ko ari kibi, ko yabanje no kubibwira nyina ngo yavumwa, ariko aravuga ngo uwo muvumo nyina aravuga ngo umuvumo uzaba ari ujyaho, ntuzajye kuri Yakobo. Ariko rero kuko nyina we yibwiraga ko afashije Imana, atanze inama kugira ngo umwana we agere mu by'Imana yavuze. Oya, ntabwo ariko Imana ikora, ahubwo Imana ishaka kugira ngo twebwe tube maso, tuyegere, tuyibaze inzira, tuyibaze nuko twakwitwara muri ibyo ngibyo yadusezeranije, ndetse tuyibaze niba ari nacyo gihe cyo kugira ngo tubijyemo. Kuko Dawidi, iyo turebye Dawidi Imana yamuhaye isezerano, ariko Dawidi yakomeje kuririndira. Dawidi ntabwo yigeze, nubwo yagiye abona amahirwe, icyo twakwita amahirwe nyine atari wo mugisha, yo kugira ngo yivune umwanzi we, ntabwo Dawidi yigeze abasha kugirira nabi umwanzi we. Kuko no kuri finali yo gupfa wari uwo twavuga yenda yari nk'umwanzi we, ntabwo yigeze anezezwa nuko yapfuye, kuko ubwo Sawuli yapfaga Dawidi yarababaye, ajya no mu gihe cyo gukungabaga, cyangwa se mu gihe cyo kurira, cyo kunama, yunamiye abo bantu bapfuye, kuko we ntigeze anezezwa nuko bapfa, kuko yababajwe cyane nuko abanzi be bapfuye, kuko n'uwaje kumubikira muzi ko bitamubereye byiza, byamubereye bibi. Uwo Dawidi rero ijambo ry'Imana twereka ko yabaye mu mwanya mwiza wo guhagarara mu isezerano rye. Ariko uyu Yakobo we ntabwo yigeze ahagarara mu isezerano rye, kuko isezerano kugira ngo nyina mu gihe cyo kumwigisha ko hari iby'Imana yavuze kandi agomba kubirindira, ahubwo nyina yamwigishije uburiganya. Ni ukuvuga ngo rero yaba abaturera mu buryo bw'umwuka dukwiriye kuba maso, kuko mu gihe cyo kugira ngo batwereke uburyo dukwiye kwitwara neza mu by'ubuzima by'uru rugendo, hari igihe bakuyobya bakakwereka ahubwo ukuntu wariganya umugisha, ariko kandi umugisha batawuriganya, ahubwo uba utwaye igisa n'amahirwe, ariko udatwaye umugisha. Rero ahangaha yahise agira ingorane ya mbere yagize ingorane yo guhunga, kuko izo nizo ngaruka ziba mu kwiba icyitwa umugisha. Ariko kandi ntabwo wakwiba umugisha, ahubwo uba utwaye amahirwe, icyitwa gutwara amahirwe y'umuntu, kuko umuntu abasha kwica undi agahagarara akamwica, yenda amuziza akazi yakoraga kugira ngo nawe akore ako kazi. Ariko iteka ryose niyo wamwica kugira ngo uhagarare muri ako kazi, cyangwa se ukamugambanira bakamwirukana mu kazi kugira ngo nawe ugakore, iteka ryose ugakora ufite ubwoba, uvuga ngo mbese bantahura, mbese babimenye, ugakorana ufite ubwoba iteka ryose ako kazi. N'amafaranga cyangwa se n'umushahara ushobora guhembwa ntuguha umutekano, kuko iteka ryose uhora uvuga ngo reka ntange za ruswa niba hari abo barya ruswa, cyangwa se ukavuga ati oya reka nguririre aka kazi. Kuko mu gihe cyo gushaka kuba itandukaniro ry'ufite umugisha we akomeza kuvuga ngo iby'Imana yavuze ngomba kubirindisha gukiranuka, nkahagarara neza kugira ngo hatagira umuntu n'umwe izina ry'Imana ritukwa ku bwanjye, kugira ngo izina ry'Imana nirikomeza guhabwa icyubahiro, nayo irakomeza kumpagarikaho nkwiye guhagarara, kuko ibona ko mfite umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Rero Yakobo yaje gukora iryo kosa ryo kwibwira ko yibye cyangwa se ariganyije umugisha, nubwo Imana yari yaramuvuzeho, ariko ntiyahise awujyamo, kuko yahise agira ingorane za mbere, ingaruka zamubayeho. Yahise arahunga ajya kwa Labani nyirarume. Agezeyo rero kwa Labani
nawe ahurayo n'ingorane z'uko yariganyije, nawe arariganywa, ariganyirizwa mu mwijima nk'uko nawe yari yariganyije aciye mu jisho rya se ushaje, yifashishije ubusaza ko atakireba. Nawe ariganya se, amuriganya umugisha ko atarebaga ngo amumenye neza. nawe rero ageze kwa Yetiro, ageze kwa nyirarume amuriganya umugeni yari yarakoreye. Babuciye bamuzanira nijoro mu bukwe, nyine mu bukwe bwabaga nijoro, bamuzana atari bamuzanira Leya, aho kumuha Rasheli yari yarakunze. Baramuriganya nawe bamuzanira Leya, ariko kandi yari yarahisemo Rasheli. Aho ngaho ibi bibazo bikomeye, kuko bari bamuzaniye uwo atakunze, biramubabaza cyane. Rero na Bibiliya rero tubwira hano mu Bagalatiya 6:7 itubwira ko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Yakobo rero yabaye impunzi kugeza mu myaka 20, niyo yamaze mu buhungiro, asarura agahinda kubera ko yanze gutegereza Imana mu kuri kugira ngo imuhe umugisha. Uwiteka kuko yamaze imyaka 20 mu buhungiro, araruha agira agahinda kubera ko yanze gutegereza Imana mu kuri. Yaza gutegereza Imana mu kuri, aka gahinda kose ntabwo yari guhura nako. Niyo mpamvu rero natwe dusabwa kugira ngo umuntu ategereze Imana, aho kugira ngo agire ibintu by'uburiganya, uze guhura n'uyu muruho, kuko yararushye nyine. Aruha aragira intama, aragira ihene za sebukwe, ageraho gutendera cyangwa gukorera uyu mukobwa, baramumutwara, nawe nta gahinda yagize. Agira n'undi muruho wo kongera kumukorera bwa kabiri. Rero umugisha Uwiteka atanga ntabwo ugerekaho agahinda. Niyo mpamvu iyo atari umugisha, ahubwo ari amahirwe yari yiba amahirwe ya mukuru we yari agize. Urabizi ko mukuru we yaje akitotomba akavuga ati, data uyu Yakobo abaye Yakobo koko, yabanje kuntwara ubutware none anyibiye antwaye n'umugisha, yabanje kundiganya ubutware none antwaye n'umugisha. Noneho ijambo rero, yandi ijambo ry'Imana rikomeza ribitubwira neza. Imigani 10:22 rivuga iby'uwo mugisha uko bimeze. Imigani 10:22 ijambo ry'Imana rivuga ryeruye. Imigani 10:22 umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro wongeraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, nta mubabaro yongeraho. Rero niyo mpamvu we atari umugisha yari atwaye, ahubwo yari yibye amahirwe, byatumye aba impunzi kugeza kuri ya myaka tuvuze haruguru, myaka 20 myinshi. Rero ni byiza ko natwe twaba amaso, tukarinda ubuzima bwacu, tukarinda imyitwarire yacu, ntitwibwire ko twabasha kwiba umugisha cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo dutere imbere, kugira ngo tugubwe neza, kuko iby'Imana yavuze no kubikora izabikora, ariko izabikora nituba amaso, tugahagarara mu isezerano yadusezeranye, cyangwa se niba nta n'isezerano ufitanye nayo, ibasha kuri guha ibaye hafi. Kuko niyo mpamvu Yakobo
niyo mpamvu Isaka yabwiye umuhungu we, iramubwira ngo genda ujye kuntekera, ujye kumpigira, maze nurangiza uteke, nurangiza ungabure ubizane mbirye, ngusabire umugisha mu maso y'Uwiteka. Icyo ni igisobanuro kivuga ngo ntabwo ushobora kugira isezerano ry'Uwiteka utayibaye imbere, utayinejeje, utayikoreye ibyo ishaka nk'uko yabikubwiye, utayubashye, utayubahishije. Nta n'umugisha wagera muri ubu buzima uri umunyagasuzuguro, usuzugura buri umwe wese, usuzugura abo mukorana, usuzugura abagukoresha, usuzugura ababyeyi. Ahangaha biradusaba kugira ngo tube turi abantu bubaha abandi mu izina rya Yesu Kristo, kandi byose tubikorere kugira ngo Yesu yubahirwe muri twebwe, kuko ibintu byose dukora twebwe abakristo tubikorera muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rero ritubwira ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Ese kuki ibindi byari bivuze gutyo? Ni ukuvuga ngo ibintu byose twe tugomba kubikorera muri Kristo Yesu. Ikintu cyose wakora uri nyuma ya Kristo Yesu ntabwo gihabwa agaciro. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose uzakora kugira ngo wihimbaze, atari kugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri wowe, nta gaciro kizagira. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana hano ritugaragaza ko Yakobo we, Esawu yabanje kubwirwa ngo nagenda banze ahige, banze ufate umwanya wo kwegera Imana, kuko kugira ngo Uwiteka aguhaye amasezerano, navuga wenda ku badafite amasezerano Imana itanga cyangwa Yesu atanga. Rero dufatanyirize hamwe kugira ngo tubane n'Imana, dushake iby'Imana ishaka kugira ngo tugere mu isezerano ryayo, aho kugira ngo tuzagubwe nabi nk'uko Yakobo yaguwe nabi muri iki gihe cy'imyaka 20, akagusha ishyano, akaba mu buzima bugoye. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo twese hamwe dufate umwanya wo kwegera Imana, dufate umwanya wo kurindira Imana, dufate umwanya wo kuyoborwa n'Imana muri byose, tuyibaze uko dukwiriye kwitwara mu bije, mu byo tubona, mu bituri imbere, mu biriho n'ibizaza. Urakoze rero, nawe twandikire muri komantere aho hasi uko ubibona, nuko ubyumva, nuko ubuzima buri kugenda muri ibi bihe, kugira ngo dufatanye. N'ikindi wumva twaganiraho muri iyi nkuru nabwo twayisubiramo nta kibazo, kugira ngo tuyirusheho kwisobanukirwa by'ukuri. Urakoze rero, reka dufatanye gusenga isengesho ritoya, nawe ariko aho uri wasenga nirushijeho rirerire, nta kibazo kubw'ibihe. Niyo mpamvu dusenga isengesho rigufi mu magambo makeya. Umwami Imana, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Iri jambo ryawe ni inkota, iri jambo ryawe ni ibuye umuntu yubakaho, ko Pawulo ko yavuze ngo umuntu wese yirinde uko yirinde uko yubaka kuri uwo musingi, cyangwa uko ashyiraho ibuye. Nuko Umwami Imana rero, reka iri jambo ryawe ritwubake, ridukomeze, riduhindure, kandi ritujyane, ridushyitse aho ushaka ko tugera. Urakoze rero, nubane na buri umwe wese, umugirire neza, umufashe kumva iki kiganiro, kandi kimukomeze. Ni mu izina rya Yesu tubaye twizeye, amen.